aranamubwiye ati mumeze bite, mutandukane. Umugabo wanjye arankunda cyane, yanze kunsika, ahubwo twasabanye imbabazi, tubuzanya ko adashobora kongera kubetinga, mubuza kongera guhura n'uwo ngo ni Silas, n'amatariki y'inzu yegereje. Ikibazo nuko byabaye mu ruhame. Ubundi ikibazo nuko byabaye mu ruhame, ariko nta rugo na rumwe rwavamo iry'itanu rujya muri betting ngo rurarema amahoro mu Rwanda. Nta banga ririmo ko icyo nicyo kivuna abantu. Iyo mbivuze icyo nicyo kivuna abantu, anje kiramvuna ye nakazi kawe vunika pe, nakubwira iki rero kwahuranya nabyo ndabitinyuka ndongeye mbisubiyemo. Yes, bakunzi ba KOP tubifurije ishya n'ihirwe ku biri mwebwe mwese mudukurikira muri hirya no hino ku isi, yaba ari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mwari wiriwe neza? Umeze ute? Sava. Uze kunyemerera uyu munsi twitse ku muryango cyane cyane. Ibyo ni ibisanzwe ariko wana tuwitseho. Hari inkuru nabonye mu kanya twihuse, umwana w'imyaka 21 y'amavuko wo mu karere ka Nyabihu, ubu ngubu acumbitse mu kigo cy'ishuri, yabyaye ku myaka yiwe 17. Ubu mwana agize imyaka 4, babana ku ishuri aho yiga, kandi ubu ngubu baritegura n'ikizamini cya leta. Uyu mubyeyi wirukanye umwana we ngo nuko ngo yabyaye, ibyo ni ibikira? Ariko ibyo ni ibisanzwe. Oya ntago ari ibisanzwe kwirukana umwana. Ni ibisanzwe urajya se bigende bite ko ari ngiye uhaye ijambo. Noko ibyo ni ubuzima rusange bw'abakobwa babyarira iwabo. Yabo bita ba single mothers bose n'ubwo buzima baba baraciyemo. Umubyeyi ashobora kwirukana umwana wani kubera ko ari umubyeyi gito muri kamere, ariko cyangwa se ari gutinya responsibility ziba zizamutse. Kuko uyu mukobwa mu byo avuga ko nyina ari we wamwirukanye. Ntabwo mu nkuru tumenya niba afite se. Adafite se, umubyeyi w'umugore akavuga ati nabo mfite bananiye mvira aha. Ibyo byashoboka. Nabwo ni umubyeyi gito byinshi kuko ushobora kubafata bose. Ngo tubyumve gutya, izi nkuru twazikozeho kenshi cyane ku gihe cya Leti Valentin, twize kuzikoraho igihe kinini dufite projet ya Profame. Tuzikoraho nanone hari indi projet twakoranaga na Rwamureke. Ubu nibwo buzima bw'abakobwa babyarira iwabo, single mother. Ino zone ndanakumenyesha ko iyi zone turimo, izone turimo yivuriza kuri centre de santé ya Kagugu na Kinyinya. Kagugu na Kinyinya nizo zifite aba single mothers benshi. Kagugu na Kinyinya nizo za mbere. Ndaguha urugero, hariho nigeze ngiye nasuye abo mu Kisaro, nabanje gusura umwe, none nyuma tuza no gukorana ikiganiro ari benshi. Uwo nguwo umwe njya kumusura yari banyeretse akazu nyine bari baramuhaye k'icyumba kimwe, igikoni cye kiri hanze, nkanibaza nuko ateka yo imvura iguye. Nibyo nuko babaho benshi. Ababyeyi bakira abana baje ni bake, ariko rimwe na rimwe batinya ama responsabilité kuko umuryango uba wagutse. Akabona bizamubera ibibazo, wenda n'abandi byari ikibazo. Twagiye Bugesera, ntabwo ari nge nagiyeyo, oya twagiye Bugesera ku gihe cya Media High Council tujyanye na Minisante. Tubona ahantu muri Mwogo, umurenge wa Mwogo mu kagari ka Kagasa, umukecuru wari uvuye gufata shisha kibondo yabuzukuruza 3 babyarwa n'umwuzukuru we. Abyaragenda bavuga ko afite n'ikibazo cyo mu mutwe. Nyuma yaho Ntambaraga Leon, ndakeka ari we ndi kuri TV10, atuzanira inkuru yo mu murenge wa Mayange, naho hari umukobwa we amaze kubyara 5 abyarira iwabo, bamuhinzuye adafite icyo akora. Ni ukuvuga ngo abana bavuka muri ba buryo niko bita, ubundi bazita les grossesses indésirées.
teenage pregnancies sinzi yes niba ari bazita undesired niba kuko mu cyongereza babyita ni grossesse indésirée ni inda zitunguranye zitateganijwe niko babyita sibyo kuko uyibyaye uyitewe ntabwo yari tayari ntabwo yari yiteguye ngo ategure naho umwana azaba nawe agatungura ababyeyi nuvuga ngo ababyeyi ari nyirinda ari umukobwa utewe inda ntiyabyiteguye n'ababyeyi aracyari anda ababyeyi be nabo ntibiteguye icya kabiri buriya mu nkuru niba yaratewe inda afite 17 yari umwana mu mategeko cyane mu nkuru ntabwo batubwira niba ari icyakozwe ngo wayiteye abibazwe ariko ubwo icyo nicyo cya mbere mu mategeko kuko yari afite 17 dusipoza arengeje 17 akayiterwa nabwo ntibivanaho kuba yiteye abanza kubazwa ezo responsabilité ari heye yarahunze yarapfuye yarafunzwe ari ntazwi kutamenywa byo bikubiye gakeya abantu bavuga ko kuba umukobwa yaterwa inda n'uwatazi ngo babivuze ngo yabonanye na benshi none ku myaka 17 so nyina kumwita indaya sa propre mère yamwise indaya bivuze ngo byaciye henshi uriya mukobwa azi kubisobanura ndaza kubigarukaho azi yifitemo ubwenge no kwihangana cyane pe kuko mu nkuru aravuga ngo urumva ngo mbere yo kuva mu rugo habanje byinshi gutukwa gutotezwa urindaya uriki no kubazwa ngo wasanzwe wayiguteye icyo nicyo umubyeyi wa mbere avuga umukobwa rero niyo yarafashe imitsina ati nzamutsinda nk'abakuru ntavuga wamuteye inda akaba ari aho cyangwa se atazi situation arimo yego ntabwo byabazwa ababyeyi ko ababyeyi nabo rwose bakeneye bakohereje ku ishuri ugiye muri izo nzira gusa umubyeyi ibyaye ikibazo iracyonsa ni ababyeyi bake bihanganira iyo situation ariko hakaba n'ababyeyi ubwihangane bwabo bukubirwa gakeya kubera mikoro nta muntu ufite ubushobozi wakwanga umwuzukuru nawe ni umugisha umwana ni umugisha umwuzukuru ni umugisha ariko ushobora gusanga uwo mubyeyi ko no mu nkuru rusinzi niba umubyeyi baramubajije ariko ushobora gusanga mu byabimuteye afite abana 7 nta mugabo afite none uzanye mu ndi icyo ni kimwe hanyuma imyaka hanyuma umubyeyi ishuri ryamucumbikiye rimucumbikiye imyaka 4 ni ryo gushimwa n'urugero rwiza cyane ntabwo umunyeshuri ubundi umwarimu n'abanyeshuri bari nk'abana be directeur abanyeshuri b'ikigo cyose bari nk'abana be ibibazo bafite abagomba kubyumva ubundi nuko abanyeshuri ari benshi ku barimu ubundi umwarimu kuri buri mwana wigisha cyane cyane abiga bataha wakabaye umenya situation yiwabo hari umudirecteur inshuti yanjye wajyaga bikora muri weekend agasura abana ariko agagira abaheraho ababona bafite ibibazo akavuga ati yahoze ayobora Sainte Famille nyuma ajya Karembure nyuma ajya Busanza ubusinza aho ari manza ari Masaka ni inshuti yanjye ariko babana bagaragaza ibimenyetso by'uko hari ibibazo yego yarabasuraga yarabanzaga kuboherereza abanyeshuri bakuze bati muturebere wawo uyu mwana aho bikaze akigirayo so rero kumenya ko umwana ashaka kwiga akabibuzwa no kuba adafite aho aba nyina yamwirukanye bivuze ko uyu mukobwa yabyari mu wa 3 none ageze mu wa 6 so bivuze ngo uyu mudirecteur urakoze no kuzana ino nkuru n'undi mudirecteur niko yakaba yabitekereza nigeze nkiri menta nakoze ahantu Nyamugari ya Kibungo ariko mu murenge wa Remera hariya ugiye kugera Kabare kandi dufite umukobwa wabyaye ariko we yaje kwiga umwana amaze gucuka we ntago bari baramwirukanye biba ngombwa ko directeur akoresha inama turavuga ati se urirwa ubyibazaho yemerewe kwiga ahubwo shimira uyu nguyu ko benshi bahita batishuri kandi n'abatishuri suko baba baryanze suko baba barabaswa
ahubwo ni bya bibazo rimwe na rimwe no gucika intege kubera baba ari iruhande akagira n'abagira complexe ngo ntiwakwiga wonsa uyu yarabikoze dushima ishuri n'uyu mukobwa kuba atarataye ishuri nawe turamushimiye cyane kabisa. hanyuma rero buriya iyi nkuru ntiyagombye kugarukira ahangaha ngo twatangaje ngo twasesenguye no. Uyu mukobwa nubwo wowe mu kibazo wambwiye ngo arimo aradagadwa kubera ko agiye gukora ikizamini cya leta, uko yakoraga ibindi ni kinini ko azagikora, nta birenze imbaraga yakoresheje muri iyo myaka ine akarera umwana aniga ntasibire n'icya leta azagitsinda. Ikindi rero ari kwibaza, uretse gato, uretse mwihorere niyibaze ngewe manze mushakira ibisubizo. One, yaratwaje gutwaza kwiga mu bibazo, yafashe imitsi, ntutsindwe utaha ukonsa ugomba kumenya uko umwana abaho, nawe umwana nawe ariga ubu ngubu yego. So yaragerageje, nge mbona ko n'ikizamini cya leta ashobora kuzagitsinda akabona na buruse. Ahubwo ikibazo rugiye kumbaza gikumane ubyo ngiye kuvuga byo ntabwo wabitekereza. Ahubwo mu myaka itanu abanyamakuru bakiri batoya bazaba bakishoboye bazadukurikirane bamenye ngo uyu mukobwa abayeho ate, wiganye umwana aba ku ishuri we n'umwana, nyuma y'imyaka 5 azavamo iki we n'umwana. Nibwo tuzavuga inkuru itandukanye n'izi turimo. Kuyu mukobwa abonye buruse azagira ashobora kujyana y'umwana akamubana muri ghetto, cyangwa se akabona abaterankunga b'umwana bakamwishyura wenda primaire ifite interna, umukobwa akiga kaminuza n'umwana ari muri primaire bakazamuka. Nyuma y'imyaka 5 tukabona wa mukobwa arangije kaminuza n'umwana arangije primaire. Urumva amakuru abahindutse. Uyu mukobwa ashobora kuzavamo inkuru iryoshye, abazaripotinga nyuma y'imyaka 5 bakayerekana ubuzima uyu mukobwa abayemo, kuko naho yarangiza imanite gusa ashobora kubona buruse, ashobora kubona umurihira kaminuza. Nyuma y'imyaka 5 tukamubona ari manager wa Sako n'urugero, ari gitifu w'akagari n'urugero, pourquoi pas w'umurenge cyangwa akaba umudepite. Inkuru izaryoha mu myaka 5 iri imbere. Gusa kuri etape ya vuba nyuma y'ikizamini cya leta mu marezilita uzanyibutse, nzakwibutsa ikizamini cya leta, rezilita z'ikizamini cya leta uzanyibutse, dushake amanota y'uno mukobwa. Twebwe ubwacu yego tuzajye kumwishakira natsinda icya leta par rapport y'amanota yagize n'izo ntambara yarwanye. Ubwo ndabwira n'abantu bafite aho bahuriye n'inzego z'abagore. Ariko senefu ya Nyabihu yo twayigaye by the way, ko ntabwo uri kugaragara muri iyi nkuru y'uyu mukobwa kandi urabona ko atwaza. Ni urugero rwiza rw'umukobwa ubasha guhangana n'ibibazo, kwigana umwana utaha wonsa, uba mu kigo cy'ishuri. Babyumva? Ndabyumva cyane. Hanyuma nyuma y'imyaka 5 okay, resultat niziboneka uzanyibutse, nzakwibutsa. Harya ziboneka nko mu kwa mbere. Resultat z'ikizamini cya leta niziboneka uzambwire tujye kumureba tumenye amanota yagize, niba ngombwa tumusabire, kuko aho ubu ntacyo kumusabira kubera ko yaragerageje na directeur, dufatanye na directeur w'icyo kigo twishimire amanota yagize uyu mukobwa, hanyuma dushake abamurihira kaminuza n'abafata umwana. Yego. Abonye kaminuza ntiyanabura n'umuryango usigarana umwana. Babyumva? Ariko nyuma y'iyo kaminuza azavamo umuntu w'igitangaza uzabatanga hano. Mbishoboye namuha nka senefu yize muri izi condition, akabasha kurangiza kaminuza. Ubwo binumvikane na Nyabihu niba nta kintu iri gukora, naho yarangiza imanite gusa muri iyo struggle yabayemo, yakaba yafashwa kubona imirimo ituma tunga umwana cyangwa akanirira kaminuza, kuko nawe akazavamo, kuko urabona kunze kwiga. Dufite abarita batanabyaye my dear, dufite ababyara iwabo bakabakira akaba bikura mu ishuri. None we yarabyaye iwabo baramwirukana ajya gucumbika ku ishuri, akomeza kwiga nta gusibira cyane. Uri kubyumva? Ndi kubyumva cyane. Abandi bahita baterera iyo bakumva ko ubuzima burangiye. Iri ni isomo rizima, nubwo umunyamakuru yafashe angle, ariko ubundi iyi yakabaye inkuru
inatangazwa ku rwego rw'isi mu ndimi nyinshi y'umukobwa wasitaragorinze akigana umwana kugeza arangije imanite. Niyo mpamvu izaryoha cyane noneho na nyuma ya kaminuza. Niyo mpamvu nanjye ikibazo nari ngiye kukubaza nahise nkireka. We kimbaze nta kibazo. Nari ngiye kubaza uyu mukobwa wenda ko tubonye asoje kwiga, nyuma yo kwiga atabonye iyo bourse, ubuzima bwaba bumeze gute? Buzaba kuko uyu ni umukobwa ubasha guhangana n'ubuzima. Nakubwiye ngo dufite benshi bata ishuri no kubyara batabyaye. Dufite benshi bata ishuri ko babyaye kandi wabo batabirukanye, bakarwicira. Ariko urubo yafashe imitsina bakabonye imanite nibura. Yego, ariko ari mu kigo ubu ngubu, ari mu kuba mu kigo, aho kuba niho ndi kubaza. Ntabwo ikibazo gikomeye. Umuntu warangije imanite ntabwo yabura n'ayageto ya 5. Ubu nuko ari umunyeshuri. Azasitaragoringa, azafungura ka business mu isoko rya Mukamira, azagira kandi agejeje n'imyaka. Sinzi n'impamvu ahubwo no muri video bamuhishaga amaso. Agejeje imyaka yajya mu itangaro akavuga ibye, kuko nibigera ku rwego rwo gukorerwa ubuvugizi ngo abone abaterankunga ntabwo tuzahisha isura. Kandi umuntu w'intwari gutya ntabwo ari wo guhisha isura. Kwibyo avuga nibyo kandi birigisha abandi benshi. Mu mirenge baruzuye, mu mihanda baruzuye. Bataye ishuri batabuze support cyane pe. Amashuri kwiga ni ubuntu muri kino gihe. Udafite ubushobozi directeur byarabyumva. Ndabizi kuba uyu nguyu atamwishyuza. Abadirecteur birukana abana ngo kubera ko babuze ibyo ibyunganira ikigo. Abana 5 mu kigo cy'abana 800 bahombye iki kigo. Abadirecteur babyumve gutyo. Nuko hari abakobwa babayeho gutya kubera ko abadirecteur ikibazo batakigize icyabo, mu gihe abandi badirecteur avuga ngo kanaka ko ntakimubona ari he. Dongera shima kandi kantu ari ikindi kigo nigeze gusura mu murenge wa Tabagwe, twari mu bintu bijyanye na manza harimo school feeding. Nsura ikigo cyitwaga Musenyi hari onsanga abana bitoyemo komite zo kujya guhiga uwasibye. Usibye kabiri komite ikitoramo 3 bazagusura. Basanga ari ikibazo cyuko hari igikoresho udafite, bagaripotinga ku ishuri, abana n'ubuyobozi bw'ikigo bakiyaranja kikaboneka, icyo gikoresho kikaboneka ukagaruka. Ibyo bibaye mu bigo byose nta drop out twaba dufite. Ariko dufite ibigo abana bata ishuri directeur agasigarana abasigaye nkaho babandi bo atarabashinzwe, agasigarana ngo bake beza. No, uyu abasigaye abatashye nibo bari beza. Bitewe n'icyatumye bataha. Sibyo se? Ntabwo ari ubwiza, ntabwo ari bake. Ni bake wenda bava mu miryango itagira ibibazo. Ni bake batafite ibibazo. Ariko n'abafite ibibazo nabi igihugu. Kandi nicyo umuyobozi abashinzwe, umuyobozi w'ishuri, cy'umwarimu abashinzwe. Ntabwo wakabuza umwana ngo uterere iyo. Bamwe bakitwaza ngo barimutse, ariko statistique. Ejo buri twari mu nama na NESA. Statistique yerekana chapitre ya 6 ijyanye n'uburezi. Yerekana dropout rate, taux d'abandon scolaire, aho ibigeze. Ntabwo rero statistique itangaza imibare y'igihugu cyose. Niba wa mwana wataye ishuri Indera, directeur akavuga ngo barimutse bajya Kirehe, twakabaye tubona muri Kirehe yarageze agasubira mu ishuri cyane. Imibare ihuzi y'igihugu cyose itwereka ko barita. Abandi bagatanga impamvu ngo barimuka. Aho bimukira naho hari amashuri cyane. Ntabwo ikibazo cyakabaye ngo ababyeyi be barimutse. Naho bimukiye wakabaye ukurikirana ngo ese aho bagiyeyo bariga. Ikigaragara ntabwo biga kuko statistique ikusanya imibare y'igihugu cyose ikerekana ko bagita ishuri. Abantu babigize ibyabo. Gitifu w'akagari, umudugudu, gitifu w'umurenge kugarukiraho kuko baba mu giturage. Cyangwa se Minaroke igatanga ibwiriza abantu bagahiga kugabanya dropout. Buri wese akabigira ibye. Guhera kuri mwarimu hasibye nde, usibye iminsi 3 bazi wabo. Yego. Tuma abana baturanye nawe bakubwira uko bimeze, bakuzanira raporo, hanyuma upanga ukuzigirayo. Umenye ikibazo. Ariko ni gute umwana yata ishuri hejuru y'ibikoresho bitarengeje 5,000 muri kino gihugu?
usibye kurangara gusa 5 10 ntabwo ari byo kandi uwo mwana ni uw'igihugu wowe mwarimu uwo mwana niwe ari kuzagusimbura ushaje none uramuretse rero dufashe umukoro uyu mukobwa wa Nyabihu nakomeza twaze akora ikizamini cya leta nawe abyumve n'abandi yego namara amanota y'icya leta namenyekana uzanyibutsa nutanyibutsa n'uyu mukobwa azaduhamagare nzakwibutsa ngiye nundi umuzi na directeur ko nzi ko aba directeur bo bagikurikira cyane na directeur azaduhamagare ati wa mukobwa yagize aya ngaya muze mu musure nitumusura hazabagamijwe kumushimira ko yagerageje agatwaza mu bibazo no gufungura konte yo kumushakira uko yakwiga kaminuza ibyo ni KOP izabikora yego Premium ariko ubwo yego uje neza ariko ubwo ntangije igikorwa ntangije umukoro no ku bantu bashinzwe kuvuganira abagore cyane cyane abakobwa babyariye iwabo tujye mu ngamba uyu mukobwa azajya kurangiza ikizamini cya leta tumaze kwitegura twese tumenye uko yakwiga kaminuza tunamushimira ubwo nuvuga ngo nitujyayo impamvu mbivuze gutya ntabwo tuzagenda twenyine za profame bazaze na haguruka na karado tugende hanyuma twese dushyire hamwe uyu mukobwa abone uko yiga kaminuza kandi si uyu wenyine ubwo bivuze ko n'abandi bagerageza ndabyita ngukira twihaye ingamba abakobwa bose barangiza imanite barabyaye twabashakira kaminuza ubwo itangazo rirasohotse umukobwa utwaza akiga segonderi yarabyaye akayirangiza ntabwo ari uguhita asigara kuko yaragerageje izo mbaraga yakoresheje agomba no kuzikoresha na kaminuza akayirangiza hagazasigara icyo kurwana no gushaka akazi ibyo twabitangije byarangiye Premium Construction Group ni abajeniyeri beza cyane pe b'abasiniya twanabasuye uyu munsi twabasuye ya nzu nababwiraga ubu ngubu igeze ahantu haryoshye irenda kuzura igeze kuri 80%. Urumva itarangiye se iri hafi kurangira yego ni abantu beza rero bakorera ahantu hari isuku pe teye ubwoba kandi bakora kinyamwuga niyo ufite ubutaka bwawe barakubwira ngo ubutaka buzaterekaho inzu ifite toni zinizi ntago bishobora kurenga birenze iyo nzu yagwa urumva n'abajyanama beza rero bakorera hano i Remera munsi ya REB ni Rusizi bafite y'ishami ni Rusizi hari Rusizi bafite ishami hanyuma ishanse bayifite na Gisenyi ahantu hose igihugu hose rwose barimo kandi banadushimye ko bagira abakira benshi baturutse hano cyane numvise ari sawa cyane rero bakunzi ba KOP yaba bari mu Rwanda yaba abatari mu Rwanda mwese ni mugane Premium Construction Group ibafashe niba ushaka kubaka inzu yawe bagane inzu yawe bazayubaka waba uhari waba udahari bayikumurikira inzu yawe yuzuye itunganye imeze neza kandi ikomeye mubahamagare kuri 0784 42 cyangwa 0785 85 yego uyu munsi harya ni kwa kangahira kwa gatanu bien sûr ni kwa Musonera Sosten yes igisope mukanya rwambikanye ku gikoni sasi yo mpageze nca bugufi ukiri mu muhanda wumva akantu kinjira ukigera kuri riya rompo muri kiriya kizunguruko cyo kwana y'inzira ukigera mu kizunguruko cyo kwana y'inzira muri agafi karobeweho igutaha muzuru ako kanya agahene kabagiweho ako kanya kibazabigenze agatoki gateneweho ako kanya agakoko gapfuriweho ako kanya ubwo rero kwa Musonera nyamuneka munyarukireyo nimujyeyo babakire neza bafite ibyumba byiza bifite kujyamo bifite isuku bigari icyumba gifite salo icyumba kikagira urubaraza icyo cyumba ntacyo wakingana uva muri ibyo byose ukigira muri sale nziza wava muri izo sale zakira inama zitandukanye ukajya kwirebera match inama z'ubukwe ukarebera match kuri screen nziza cyane za rutu
aho ureba umukinnyi nk'aho mwegeranye umeze nk'uri mu kibuga nk'aho uri mu kibuga. Mm. Ni abantu beza cyane rero, bakagira igikoni cyiza pe gifite isuku, bakagira mucoma uzi kubitunganya neza, bakagira abaseriveri bakirana urugwiro, bambaye neza kweri baberewe. Rero bambaye uniform nziza kabisa. Kwa Musonera ni ahantu heza, ni munyarukireyo, ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, babakire neza, kandi nimugerayo muzadushimira, muzavuga ko tutabapfunyikiye amazi, twebwe tubabwira ibintu natwe tuba twarabanshije kugerayo cyane rwose, tukanabikonsoma natwe tukumva uko bimeze. Yego, bahamagare kuri 07 85 40 80 40. Yego, nibyo ngibyo rero. Wa mugore wagaragaye mu mashusho, ari kunyuzamo umugabo inshyize mu matama. Ubu ngubu inzego zibishinzwe zavuze ko zamufashe, ariko mbere ho gato yari yakoze ikiganiro, yewe n'umugabo we naho aragikora, avuga ko bakundana. Umugore akavuga ati iwabo ntituri kuvugana, abiwacu ntituri kuvugana, ubu ndi kuvugana n'umugabo wanjye n'umwana wanjye gusa. Ariko nkasaba imbabazi abanyarwanda kuba narikubitiye umugabo, nabitewe n'umujinya kuko yari yasahuye urugo ajya kubetinga. Duhera aho ngaho. Birumvikana bari abantu bombi hatabayemo uburyarya bari abantu bombi bagamije kubaka. Ko n'umugabo iyo avuga ati no nasenyeho gatoya, fata amafaranga njya kuyapfusha ubusa, none ndusenye ndurangize ndute abana banjye. Cyo ni kimwe. Uriya mugore rero mu kiganiro yakoze, hari n'abantu basanze bamuzi mu bice bya Gikondo, ku Kinunga na hahandi hasi ugana Rwandex, hamwe basatuye agahanda mu bice bya za Sodoma mu myaka ye ya mbere yuko abana n'uriya mugabo. Nkurikije uko bambwiye, ubwo buzima nabwo nibwakavaye buvamo umugore utazi agaciro k'urugo. Ariko uko asobanura binagaragara ko ari umuntu uzi icyo agamije, w'umuhanga, utondeka amagambo, utazanamo umugaga, umujinya wo gukubita umuntu wabaye. Ikibazo nuko byabaye mu ruhame. Ubundi ikibazo nuko byabaye mu ruhame. Ariko nta rugo na rumwe rwavamo iry'itanu rujya muri betting ngo ruraremo amahoro mu Rwanda. Wapi iry'itanu ni menshi. Uri chief kuko noneho chef kwiziniye iry'itanu manza ngiye na bitanu bitakunda. Oh yes. Oya, ariko nanone uribuka ko nakubwiye ngo uriya mugabo ukuntu yahagaze bakadiha, umugore agacapa, uriya mugabo yemeraga amakosa pe, yemeraga icyaha pe, nta no gukinga. Tega moto, jya kuri moto tugende, jya kuri moto turasubiramo mu rugo. Ngiye natekereza ko ashobora no kugera mu rugo nanone bakongera bakarwana. Ariko icyagaragaraga cyo ukuntu umugore yamukubitaga ahagaze, yemeraga amakosa cyane pe. Ibaza iry'itanu ariko uhembwa nka Truasa, kimwe cya kabiri cy'umushahara kikajya kuri beti cyangwa wenda na desi. Oya ayariyo iry'itanu n'amafaranga menshi hano bantu. Iry'itanu RSSB bifatiraho oya umukire. Kubi bya ivugurura rya bitwe. Iry'ibiri nibyo bigaragaza umukire mu Rwanda. Ejo bundi se sinarebye cyagengeze mu rugo. Hari umuntu wambwiye ngo warebye 195. Warebye uko bareba ayo bagubaninze. Ndebye nsanga ngo nzishira 40 kubera turi babiri. Umwana se nyine ninjye n'umwana gusa, madamu ntago arajya ku cyiciro cyanjye. Ubwo ni 20 nyine. Ndavuga pas possible. None se su yarenza. Ngaho ntabwo tutagaruka mu kiganiro cyacu, ariko byaragaragaye ubu biri factuel, nta banga ririmo ko umuntu urengeje umushahara w'ibihumbi 120 mu Rwanda abarwa mu bakire, kuko nicyo cyiciro cya nyuma. None uri yafashe afashe amafaranga y'umukire arenzeho 30,000 ayajya kuyabetinga. Urumva aho hantu ni gute twahisanze? Iry'itanu igihugu gifatira ku ry'ibiri, wowe ukarenzaho igihugu gifatiraho ukarenzaho 30. Wawe
umva ko bagira ngo iki abagore bakwihangana ni bake. Icyo atakora ni ukugubitira mu ruhame ariko mu rugo yakudiha hari n'uwakwahukana. Kandi uriya mugore ukuntu yabisobanuraga avuga ati inzu ntiyishyuye, yaravuga ati itariki y'inzu yageze minerivare uyu mwana azatangira. Donc ubona ko igitano ni ikintu gikomeye, ni amafaranga menshi hano, ni amafaranga menshi. So rero kureyajisa kuriya urumva babyitirana ngo ni ikiryabarezi yari yagitinzemo, abantu baramuhamagara simbizi. Ibyo ari byose amafaranga 150 ni amafaranga menshi. Niyo mpamvu uriya mugabo yakubitwaga agaceceka. So icyakurikiyeho rero bya bintu byiciro n'ubundi hano ndabifite. Icyakurikiyeho rero nuko ari umugore yagiye mu abaturanyi abavandimwe n'inshuti b'imiryango yombi, aho umukobwa avuka naho umuhungu avuka. Iwabo umuhungu bavuga ati reka iyo ndaya, ariko umugabo agaca bugufi nk'uko umugore abivuga. So umugabo ntiyashatse gusenya, ni gufata imitsina nyine. Ibaza umugabo wakubitiwe mu muhanda, abantu bose wamubwira ngo tuwo mugore agahita atekereza kabiri. Urushyi rwo mu muhanda ndabizi narasebye, ariko se ni n'urugo byo niyandarikira abana nzaba nsebye bingana gute? Oya umugore aragukubise uhannye umwana. Erega nicyo tubura niho hantu bashaka. Umugore agukubitiye mu muhanda uhannye uwahetse, arazira icyo uriya mwana ntacyo umuvugije ku bana na se na nyina ko se yakubiswe, ko hakubiswe se umwana arazira iki? Aha rero niho umuntu wese rega kubaka umuryango, kubaka urugo bisaba gutekereza kenshi kugira ngo mbere yo kugira icyo ureyajisa kubibera iwawe. Ingo uzumva ngo zimaze imyaka 50 uganiriye n'uwo muntu uzasanga yarakaraza ubwonko inshuro nyinshi, ariyo mpamvu imvi zuzuye ku mutwe. Ibintu byose akabira bati ariko wagenda, ibintu bikaguhiguza kabuta, ariko wacaho nk'inyu wakwinyurira ndi kumara iki hano, ndamara iki, wakwiyambukira Akanyaru cyangwa se wakwicira mu Kivu cyangwa se wakwicira nuza mu Kesiyoni. Wakubita agatima ku bana usize, watekereza ko barahita bata ishuri bose, watekereza ko barabamaye bobo, watekereza ko bazajya barara badakarabye, watekereza amavunja bazarwara, watekereza ko batazabona ibyo bambara, imyenda ikabacikiraho, ibyo barya. Akavuga ati barakubesha, tucira biraruruka guma. Umugore akagusuzugura. Hari n'uwo bambwiye ngo umugore ngo agereranya umugabo n'imbwa. Ngo umugabo yavugijeho nagiye kwinjira, umugore yita bavuga ngo niko kumusuza yamugize imbwa. Ariko uwo mugabo aracyahari, aza agaciro k'urugo. Gusuzugurwa k'umugabo cyangwa k'umugore ntago bivanaho uwo mugabo nawe ko atwaza, n'ubutwaza nyine. Nakubwiye ngo fata umuntu maze senkane mu rugo mu rushako, azakubwira ama situation, wowe ni wowe uzahunga, uzagira wumvura yarambiwe wakubanye menshi, niruke wiruke ugenda uti niba ruko we urumva bakagusuzugura, gufata nk'icyo ntazi, gufata ibyo uvuze ntibihabwa agaciro. Urabyumva? Wavuga uti wenda izi nkweto muze kuzihanagura zikamara nk'iminsi 3, wavuga uti kada, wavuga uti iki ngiki muzakinkorere, ugasanga cyumweru kirashize kitabaye, ariko wagira utese ugakomeza ugatwaza. Urugo ni urugo my dear. Yego. None ziriho kubera ko abantu bazigize bafashe imitsina. So aba bantu rero niba atari amareshya mu cyangwa uburyarya, ubundi niko iri kimbirane ryabaye. Nibi bisubizo bari gutanga nabashimye ko baje muri media. Nibi bisubizo bari gutanga birigisha. Kuko harundi uvuga ngo urugo ndarutaye ngo naratashye ngusanga abancuza ibiryo. Icyo guso. None uri baramucapye ku Karubanda. Ku Karubanda. Ariko arokonesa ikosa yakoze. Kuko abagore bakwihangana kuri ryitanu rigenda gutyo. Erezo make bamenye aho yagiye. Iyo baza iyo uriya mugore atabyiyumvira ngo yumve Sirasi, ngo yumve abamuhamagaye, noneho umugabo agataha ryari ryitanu, ntiyari kuvuga ko ryagiye mu kiryabarezi, yari guhimba umuntu yishyuye, none umugore nawe agakeka ibindi,
including kuvuga ati waraye mu bagore aho rwaba ruhiye. Ariko rero ikiryabarezi igisigaye no kumenya ngo ese ubundi ibyabarezi byo bya betting iyo yaje mu bantu gute, ese abantu barayisobanuye yandese ya leta ku buryo ijyana mu kimwe cya kabiri cy'umushahara se ya leta. Oya, wibeshyira leta. No nako ya societe nyine societe yateguriwe kwakira ira business ku buryo none se ari betting eri wageramo ugasanga nta muntu uyihagazemo kandi kwa bari benshi. Biterwa n'icyo wita umuntu. Baba ari benshi. Ari ntabwo ari abantu. Bafite upapuro bacanye gagura. Biterwa n'icyo wita umuntu please. Kuki abantu badakora se? Abo nabo barakora. Bakora ikizi? Bafite n'amakaske ku kaboko n'udupapuro. Ndongeye mbisubiyemo barasabana. Inzira zo gukorera amafaranga igihugu cyaraziciye. Ariko ibyo gukira vuba byanze bikunze ubihomberamo. Ubwo no kuvuga ngo aho uriya mugabo yarari hari watahanye hari atashye ariye 500 cyane agenda yishimye kandi mugenzi we yariye bari gukubita. Twigeze dusobanurwa iyi business. Ubundi kazino imikino y'amahirwe ikinwa muri cadre yo kwishimisha, not muri cadre yo gukira vuba. Oya, i Burayi hari uhajya nko kujya mu kabari, nko kujya kureba umupira, nko kujya muri swimming pool, ukajyayo kudufaranga wapanze two kugira ngo urebe iyo uri urishima, iyo bakuriye nabwo ukishima. Hano rero ugiye rero ajyanywe no gukira, kandi ubwo nabyo ni pourcentage ya kangahe. Umuntu uhembwa 800 ashobora kubetingisha 10,000 ku munsi n'urugero. Akarya cyangwa bakamurya, ariko ntibago bamara ukwezi bamurya atararya. Bivuze ngo 300 ntago wahita ushyiramo sinye ndegarite ngo azaribwa 300 mu kwezi. Oya, ntago iminsi yose yaribwa. Azajya bazamurya nk'igitanu nawe buke ry'ijana gutyo. Nuvuga ngo ni pourcentage 10,000 muri 800, urumva ko ari amafaranga make cyane. Ariko uriya wajyanye iry'itanu ahembwa ngahe? Ntabwo ari no kujyana mu watse y'umushahara. Ibyo nibyo bintu abantu bagomba kwigishwa. Ugashyekirwa icya kabiri bakura mu burwayi bwo mu mutwe. Bari abamotari wabonye barira muri cya kiganiro cyanjye benshi akemuza ikibazo. Controversion zimubana nyinshi. Noneho nicuma kugira ngo yishyure controversion cyangwa yishyure akore verisoma akayabanza ku kadege ngo agira ngo ayatubure. Bakajyari 10 bakajyari 10 babira kare basohoka baseka 8 wose mu marira. Noneho muri ya marira mu gutwara moto akagenda anyura nahatanyurwa, umujinya afite yagera mu rugo nta verisoma, umugore yamubaza ratio, boss yakamubaza verisoma, byose bikamwafekita mutwe na polisi kamubaza akagenza yose atongana n'umugenzi cyangwa aho umubwiye akaharenga. Ibyo byose ni ingaruka za birabino. Njya mbabona hariya ku gisimenti hari abantu babirundiye hafi yaho Connection TV ikorera. Baba we hari igihe magera nabona ukuntu ibimoto birundarunze ba nyirabyo babitaye, abagenzi babuze izibatwara, we ari mu kadege. Numva nahamagara polisi kazi kabandikira ahubwo aho zirunze. Ubwo kandi nabisoje ku muhanda w'amabuye urenza agasoko k'imbuto iruhande rwa farumasi yitwa Trademark. Hari abantu uriya muntu ni muzima, abagenzi babuze ubatwara ari mu kadege. Hanyuma abahombye mu mutwe, wa mutwe wa motari iyo utari tayari birafekita urugo rwe, byafekita abagenzi, byafekita umuhanda abo wagendaho. Nibo babandi agenda atongana na bagenzi kwibaza uri mu kazi. So nuvuga ngo nizere uriya mugabo wenda we ntazabisubiramo. Ariko nabandi babonye ziriya nshyi bakabaye bavuga umuntu wese ukina betting yakavuga ngo nanjye umunsi bandiye ni kuri umugore azangira. None se byari ngombwa ko uriya mugore afungwa? Ntabwo, oya, iriya procedure ntabwo yitwa gufungwa, rega nuko ntabwo ari mu maboko ye. Buriya niyo terime nziza. Byari ngombwa ko aba atari mu maboko ye? Yego kuko yakoze icyo twakwita attentat au mœurs, kurwana mu ruhame no gukubita uwo mwashakanye mwanabyaranye. So araho ugomba kunyura kagirwa inama. Ntabwo mpamya ko abamufite bazakora dosiye ijya mu bushinjacyaha.
ni ukumwigisha tugira akanyisha hariya ntabwo ari ugufungwa yego ntabwo bari ubundi umuntu ufunze ni uwakatiwe n'urukiko iriya rero ni inzira ni ukureba ngo hashobora kuvamo kumurekura hashobora kuvamo kumujyana muri rihabu hashobora kuvamo kumujyana muri transit center hashobora kuvamo kubishyira mu bushinjacyaha hashobora kuvamo ko bigera mu bushinjacyaha ugasanga nta kirimo cyane ko umugabo ashobora kuza kumusabira imbabazi pre-bargaining iremewe kuri etape iyo ariyo yose ntabwo rero uriya ntabwo ari umuntu uzakatirwa tufata urugero uribuka umukobwa wambaye akayunguruzo muri stade ndamwibuka yamaze bamumaranye iminsi 15 14 si ibyumweru bibiri kuri ntabwo ari ugufungwa rero ntiyagarutse se akaba muzima aracyabyambara ntishwe yigeze akatirwa ntishwe nuko rero biriya ntabwo ari ugufungwa ni inzira iganisha ku gufungwa ariko bitari ngombwa ko bikubiye gake ko byazageraho bivamo igifungo kuko ari uwoya icya mbere impamvu arazifite icya kabiri n'uwabikorewe yamaze kubabarira urumva uwakubiswe niwe akabaye azajya kumushinja sibyo se hari abari bari kuvuga babonaga kariya kavido bavuga ngo umugabo wanjye arankunda kandi nanjye ndamukunda ariko uravuga ngo uramukunda na ziriya nsi zo mu muhanda wowe ngo n'urukundo ariko tumvikane hano tuba twigisha umuryango n'urugo ntabwo urugo rugirwa n'abakundana n'abubahana bagamije intego zimwe kuko umugabo we mu kuvuga rero nta kubahana kwabayemo kandi baciye bugufi umugabo mu kuvuga waratinya gusenya arubaha urugo urugo not abantu gukundana ni business ya individuals abantu bikure mu mutwe ko urugo rugizwe n'abakundana buriya mu rugo nuko igipirima ari urugo nyine urugo kandi ni umugore umugabo abana imiryango yabo n'inshuti zabo icyo cyose iyo rusenyutse ubwo aho ibyo byose ubusenyu bugeraho hose abantu rero mu mutwe bakagira cyane cyane abigisha mu buryo ntabwo nabwita bubi ariko ni mu buryo butanyuze budatomoye cyangwa butahuranya da rero kwahuranya nabyo ndabitinyuka nigeze kwigisha nkubwira ngo umugore n'umugabo umwe murundi abashaka umwe urimo abantu barenze 5 kandi uwo muntu ntabaho yishwe umugore wubaha sibyo umugore ubyara abyumva umugore uryoshya uburiri umugore uzi gutegura mu gikoni uzi gutegura mu gikoni si 5 ukabije avamo 3 waba yakabije hanyuma iyo rero ubonye abo 3 ushaka kubaka urugo wishimira abo 3 gusa bitakunyura babiruka bashaka handi icyo nicyo kivuna abantu iyo mbivuze icyo nicyo kivuna abantu hanjye kiramvuna nakazi kawe vunika pe nakubwira iki kandi urakizi ko kibaho kukivuga nicyo kigoye donc inzira nebyiri urebera umugore urimo 3 gusa muri 5 ukeneye 2 bazibukire cyangwa se nibikunanira 2 bashaka handi umugabo bishaka umugabo ugaragaza ko yubaha umugore we umugabo uzi gukora umugabo ufite amafaranga umugabo ukunda abana umugabo uzi akazi ko gutera akabariro wabyumvise nabo rero ku bagabo nabwo iyo ukabije ubona wujuje 3 bigenda bite rero urihanganira 3 gusa nibikunanira nakubwira iki 2 jya kubashaka hakurya yego so rero twibeshya abantu ngo urugo rugirwa n'abakundana rugirwa n'umugore ufite bya bindi 5 n'umugabo ufite bya bindi 5 ibituzuye ko nta mugore uryama nkundi sibyo nta mugore wubaha nkundi nta mugore uvuga nkundi
sibyo nta mugabo ukora nk'undi sibyo hari abirwa baryamye, hari abakora amasaha make, hari abakora bagakutuza. Iyo akoze agakutuza usanga mu buriri ari zero. Ubwo rero madamu, muri ba bagabo batanu ukeneye mu mugabo umwe, ukagira umugabo ukora cyane mu buriri ntumwitege. nawe se ajya kumushaka. Bizagusaba kwiha buretse gato uzantiza umwenda, ntuzantiza ururimi. Urihangana wemere ubwo bwatsi umugabo yakoreye, ariko mu buriri ujye wisura. Nibikunanira ubwo nyine nibikunanira nyine nawe urabyumva. Niko bimeze. yego Oya bikunaniye ushobora kumuporopoza, ushobora kumubwira ngo atari kurakora cyane ukavunika, ruhuka mara icyumweru udakora. Ntabikwemerera muri icyo cyumweru yaruhutse par rapport yuko wamuteguriye wenda umubone. Ariko se mu kwezi uzamusabira konje y'icyumweru, noneho ubwo muri make ku mwaka azasiba ku mwaka azagira ibyumweru 12 adakora. 12 egal amezi 3. Umugore yazabyemera byo nishwe. So nuvuga ngo ni gakeya, bikubiye gakeya ko umugabo yaba umukozi yashugurika kubita hirya no hino. Nono icyambere atahananiwe, cyakabiri mu mutwe bene uwo nguwo umutwe uhora mu kazi. Niyo atari kuvuga bari kwitaba telefone, ari kwandika avuga ko muzabigenze muri ejo tuzajya donc ari mu kazi. Ubwo rero ukuvuga ngo nta mugabo wabona wujuje ibyo bitanu byose, nibindi abandi bashobora kongeraho. Nta n'umugore wabona wujuje ibyo bitanu byose. Iyo ugize amahirwe hari ababona 2. Ayinya navuze maximum, navuze bitatu nibura ko wabibona kuri umwe, ukihanganira 2 ukabizibukira ukabizinukwa. Yego. Cyangwa se byakunanira ku ruhande. None ko niyo nzira irashoboka. Ikibi nuko ntabwo ivugwa, nta nubwo ndi kuyigisha nubwo mbivuze. Ariko ni plan B. Uraseka se impamvu usetse reka gikubwira nuko uzi benshi babyumva. Iyo ukaraza ubwonko mu bagabo 5 b'ishutsi zawe uhita usanga 3 bakora iyo plan B. Ariko ababivuga nibo bake. Rero nuko nyine ibyo wowe byawe naho niko cyo kora muri commentaire. Ufite umugore wujuje bya bindi 5 n'ufite umugabo wujuje bya bindi 5 azadutubire tujye gukorana nawe ikiganiro. Ayinya soza duta. Ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza duhaye kirimo amasomo. So aba bantu vraiment ku bwanjye baragerageje, bibaye bikomeje gutya kandi nta n'impamvu yo kujya kuri kamera ujyanwa no kubeshya. Urumva ngewe nkibona ikiganiro cy'umugore nabanje kugira ngo ni AI. Kwese ni ibyanyabyo. Ariko ndacyumva numva niwe naranabikunze cyane uburyo yasabye imbabazi agaca bugufi, nyina agacira bugufi umugabo we. Anasa neza cyane ni icyuki. Urabona reka nkwereke buriya bira bintu biramutse binabaye urubanza. Ukuntu yaje nk'iyagatera, ukuntu yari yambaye, ukuntu yari ahetse umwana, ntabwo yari uw'amahoro. Nishwe. Baramuhuruje. No muri ayabura navuga ati baramuruje. Ariko babonye ukuntu yagiye ku mihanda meze. Nasa neza cyane kabisa. Nese urabona ari warwanaga. Reka da nanjye narakigereranyaga. Ariko buri wese yimagine umuntu akubwiye ngo mu rugo rwawe hasohotse 150 bigiye ku muntu utazi kandi bijyanwe na nyirurugo. Buri wese abyibaze reaction yagira. Nawe wari uri wabireka. Uri mwarimu isomo urarihagarika. N'ikiganiro nanjye message imbwiye ngo umugore wanjye ajugunye iryitanu muri Nyabarongo, muri Nyabugogo. N'ikiganiro nagihagarika nkagenda. Kabanza kajya kureba uko bigenze. Ngahibaza uko bigenze. Cyangwa wakanyara cyati bya ryitanu baraririye. Ikiganiro nagihagarikira hano ngahita manuka. Wibaza uko byaba iyo situation. Buri wese yibaza iyo situation. Iyo image. Umuntu akubwiye ngo dufaranga twari mu rugo havuyeho iryitanu. Imbwa ziraririye. Ukugenda ubaye utwara imodoka byo rirakorosi ryo kwa Gakire ntiwarikata. Nishwe. Ryaguhitana. Wahita ukomeza mu gishanga. Ubundi iyo bibaye gutyo uhita utekereza vol d'oiseau, ugahita utekereza ikintu cyakuvana kuri romantique kigahita kikugeza Nyabugogo utaciye mu byo ku Kinamba. Ushaka kugira ngo kumanuka ara hepfo. Ibyo n'umubone we muntu. Gitano n'amafaranga menshi man. Kandi uburyamaze kujya muri data kuko iryibiri rigaragaza ko uri tunze.
uritunze ari umukire none undi ari kuri akadege tera inyoni kuri tera inyoni buri wese yibajije ngo iryitanu risohotse mu rwayinya nta bombo uguzemo nta kenda k'umwana nta kaboga nta nzu wishyuye n'uyahaye ntunamuzi n'uyagure ibibazo bitwa no kwaguriza umuntu akazakwambura ariko kabuze ngo uriya muntu naramugurije aranyambura nibura kandi wenda wayamugurije hari icyo agiye gukemura nubwo akubereye imbwa ntakwishyure ariko hari ikibazo cye cyakemutse cyane nese ari abajya uyahaye ntumuzi nyirira business si nyoko senge si mubyara ngo si nyoko nyine erega urabyibuka ko hari undi mugabo wiyahuye ibwera mvura kubera ko umugore wakina akadege we yatinye mwarimu nubwo nawe yari mudugudu yavuze se mwarimu ndamutinyuka nawe yaguma kumukubita nka kure kandi we bayiguhita bamufunga abonye ko adashaka gufungwa yiyahura kubera umugore we w'umwarimukazi akina akadege ibi bintu abantu babiretse bikorwe n'abasirimu uvuga ngo ngewe nsaguye 5 byanjye kanje kubikina akadege cyane ko 5 iyo upanze kujya kubikina akadege iyo utabipangiye akadege nubundi ntwari kubirarana urabijyana mu kabera ahubwo unywera 10 kuko hari ahantu batindayo mu kadege batinda ariko ugiye kwishimisha not kuvuga ngo ngiye kwakirira wese washinzira business yaje gukiza abanyarwanda bafite impuhese zahe ari amafaranga ari nuza aho yarira nyishwe ariko ni gute twisanze ahantu twisanze ubuzima bwacu buri muri tombora mugani w'umukuru w'igihugu urabyibuka bivuga ku gihe cyacu ndabyibuka ubuzima bwacu tubucikira muri tombora gute twakoze urubyiruko none bigeze n'abagore n'abagabo bafite ingo oya no ubuzima ntabwo ari tombora ngewe reka mbabwize ukuri njya mbitekereza mfite n'abana bankorera ntuza rwose ba trading aba trading barakubiye cyane ndavuga abandi bakina bene bino bintu bampereza banyoherereza bakavuga bati dore uyu munsi amakipe apanze gutya sinshobora kurenza 2 urabyumva kandi nabwo hari igihe mbyibagirwa nk'ukwezi kugashira n'ibyo bintu ariko mu mitekerereze yanjye nemera ko 2 ku munsi ntabitanga mfite umwana undi hafi ko ntago byamfata umwanya mfite umwana ubizi ubikora agafata iyo risk buri munsi namuha 2 ariko abihombeje amezi 2 ry'ibiri rikagenda ntabwo twakongera namureka ariko ntabwo namurakari ubu mubyara nyabo ntabwo namurakari ariko nyine nta burakari bujemo yego ntabwo namurakarira 2 muyo ntunzi muyo nkorera ku mwaka 2 ni nka kimwe wenda kijana 2 tugifate nka kimwe cya 50 cyayo nkorera none undi arafata kimwe cya 2 cyayakorera n'ubusazi nuko yaciye bugufi n'umugore agaca bugufi ariko nzi ko abagabo umugabo wese wasohora iryitanu mu kiryabarezi yakubitwa cyane ari rutakubitwa n'umugore agakubitwa na mukuru we twakigoryiwe ni inkoko uguze se ntagahene uguze se kazabyara kakanakandagira utwatsi tukaba gafumbire iryitanu ryahana ni igare se uguze ko niyo rya verisi 1000 igare iri matabaro ukarishyira ku kinamba rikajya rijyana abantu Nyabugogo abandi na Rwanda gisirigerayo rikakuverisa 1000 cya buri munsi ni igare uguze se umuntu hasi uramuzi ari kampani y'umunyarwanda ntabyumva nawe mufitanye isano cyangwa se umunyarwanda ejo uzaguha n'akazi uzagira ubukwe akagutwerera uzarwara akakugemurira uzahura n'amajya akagusura uriya muntu nyiri bintu baramuzi none bigeza naho gusenya imiryango mu mutwe w'abantu barashize bagakina mu mutwe barashize amaso yaratukuye ikintu gituma umuntu aparika moto isaha n'igice kandi mu isaha n'igice moto ntiyabibuze nibura 3,500 kano yameze gutya imitsi yareze twisanze dufite abantu nk'aba twaragurishijwe se ubuzima bwacu twabushyize muri tombora
barirwa uzi kugera muri iriya nzu ukuntu wabuze nta rimwe na rimwe nta n'amadirishya ahagije icyo cyabarenze ibijire ibikote ibigofero kasike mu ntoki ibikweto ariko ubundi abantu bashinzwe santé publique bakabaye bacamo nk'aya modoka y'imirenge y'irondo n'umutekano zinanzu yakaba izikontorora igacamo ikavuga ubundi muramara icyana moto wayifashe ku ideni cyangwa se warayiguze miliyoni zawe 2 uyiparitse amasaha 2 mu nyungu z'undi muntu utazi ariko gutekereza kufite moto oya source de revenu source of income yawe ni moto ni gutubite ubijyana ku wundi muntu ubundi ubukene duhora dutaka cyangwa ngo izo controvention nubwo nabavugiye nabwo sinzongera ahari ni gute wabashije kugera kuri moto nk'igikoresho kiguha amafaranga ukabutekereza ibirenze iyo kandi moto wayikoresheje neza nyuma y'imyaka 5 abafite Hilux cyangwa ivatiri none wowe urashaka moto urayiparitse ugiye ahandi uverisa undi muntu ayo wakuye kuri moto uyajyanye ahandi moto urayiparitse iraho ngewe reka nkubwize ukuri kandi sindagura ndagena hari igihe nzagambana n'abishinzwe bazipakire kuko bari abantu ntago bazi icyo zimaze urahagarika gutwara abantu ukajya mu kadege oya bazajye baza bazandikire contravention uwo bandikiye 3 bayitware none turebe umuntu ashyire ku munzani akadege no gutwara abagenzi ikinjiza ni iki yego nyine ariko igihe wayiparitse ari abazize bayitware ntufashe umwanzuro ngo uyirobeshe ariko uzikubona moto 200 muri kino gihugu ziparitse imbere y'umuryango umwe hejuru y'akadege muri abo 200 ababa bari buryo ntibaba barenga 5 niko bimeze iyo basohotse ukuru baba bameze nk'intare mu ishyamba none se baba komese bagatahana imijinya bagatura abagenzi imijinya bagatura imiryango yabo imijinya bagatangira gutwara nabi bagaparika hadaparikwa babandikira ngo karege yatuvuganire ntabwo bizongera iki nzazifotora aho zikinira akadege iyo nahasanga ntabwo nazigera nyitega ni uburwayi none urumva nyine iyi nkuru ya Gasogi tumye nyine nayo masomo tuyatanga umuntu wese ukina akadege yigaye umuntu wese ukina akadege yigaye umuntu wese urenza kimwe cya 20 cy'amafaranga ahembwa niba kirenza mu kadege ni umurwayi bamwirinde ariko ufashe kimwe cya 50 it's okay nukukira utagamije ngo nzubaka etaje muri beti abandi sabatunga amataje tuyeho nzagura imodoka ntabwo betting casino ntabwo ari suruse y'ubukire ni suruse y'ibyishimo ukareba uko bakuriye ukareba mugenzi wawe uriye mugaserebura ensemble hari n'uburi kuvugisha undi hari twazutanya wakinaga ikiryabarezi akina ikiryabarezi bakamurya agira umujinya none igihe yariye adashaka hari undi ugikoraho none bamara kumurya gasohoka ameze nk'intare abantu bose babwira nabi bigeraho umudamu wacuruzaga muri aka kabari hagati ariko ibintu umuntu w'umugabo ufite abana bangana kuriya umugabo ageze avuga ati ninongera kugikina uzanyitimbwa yihanganye icyumweru kimwe gishize akajya aca mu kandi karyango akagikina wa mudamu amubonye ati se nyikwite se wareka ngo yari yabayeyo urumva rero dukeneye inyigisho z'abantu bafatika bafite mu nshingano bereka abantu ko gukira bigenda kandi bitanaguhiriye wakira ukuri ariko gusora 5 uzi ngo uratahana 100 ijana ryakira gihugu ko rivunanye ko ndizi ninde wakugirira impuhwe zo kuri guhera ubuntu umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu ayinya
azayaguha iminsi 2 iyindi 5 yakurye donc uruvuga ngo uzarya 200 mu cyumweru bakurye 500 kandi none afite ukuntu akoshyushya akakuzana kadusoreza niba twigishe niba bumva niba ari ubumva bumvise reka ngushimire cyane mwari asante sana n'abakunzi ba KOP namwe turabashimiye iki kiganiro mu gisharinge kigere kuri benshi aya masomo ni meza kandi hari icyo yabafasha